Ubuzima bwacu ni impano ndetse n'ingabire twahawe ku buntu. Si ibyo gusa kandi ni umurage wagenewe buri wese kugira ngo wukoreshe ibikwiriye. Ariko nyamara nubwo abantu bitiranya ibintu, ubuzima si ukuba umuntu ahagaze cyangwa ashobora gukora ibintu runaka kubera ko anyeganyiza ibice by'umubiri we, ahubwo ubuzima ni uburyo umuntu akoresha nyine ubwo bubasha afite noneho akagira ibyo akora. Burya hari n'abariho batariho. Rimwe wumva bavuga bati uriya yapfuye ahagaze, abandi bati yewe uriya ni nyakwigendera. Ese ko babibwira umuntu uriho babiterwa n'iki? Mu buzima habamo byinshi: kuvuka, kurerwa, gukura, gukora ibikorwa mu gihe umuntu amaze kugira ubwenge ndetse bikanarangira apfuye. Ibi byose nibyo twita ubuzima. Bityo rero ubuzima ni nk'inzozi. Kwibeshya no kumenya ukuri, urukundo ndetse n'urwango byose bishyingurwa ahantu nyuma y'igihe kirekire, bigashyirwa ahantu mu ibanga, bigatuza kandi nyuma bikazibagirana burundu. Dukora iki? Twagakwiye gukora iki? Tugomba gukora iki? Nyamara hari n'abitwaza urukundo ngo barimo gushaka ubuzima. Ni ukubera iki? Umusaza Arikimumakabe yarakomeje arambwira ati Lucas, Derice yamaze kuvuga ko ari mwiza kurusha Adurise, kwihangana birananira. Mpita mubwira nti babivuze ukuri koko ngo nta nkumi yigaya. Ubu urireba ukabona uri mwiza kurusha Adurise koko? Ubwiza bwa Adurise urabizi? Menya ko Adurise ntaho mwahurira mu bwiza bw'umutima ndetse n'umubiri. Gusa icyo nemera ko muhuriyeho nuko mwonsa ibere rimwe, ariko utabazi ntabwo yabona ihuriro ryanyu. Derice yarahigimye maze arambwira ati urantutse ngo ndi mubi? Ubu ngiye kukwereka ububi bwanjye kuko tugiye guhangana kuzageza nguhagamye. Ndamusubiza nti ibyo kuba uri mubi ni wowe ubyivugiye, naho njye ntabwo nahiga n'umurwayi wo mu mutwe nkawe, kandi ibyo uvuga byose ni zero kuri njye kuko ntabwo nakangwa nawe. Gusa bibaye byiza waba usohotse hano ku neza ukazagaruka gusarira hano undi munsi, kuko no munsi mfite byinshi byo gukora. Namaze kubwira Derice mbona ntashaka kubyumva, mpita mpamagara abasekirite baramusohora, nanjye nkomeza mu biro byanjye. Abakozi n'abakiriya nahuraga nabo bose nkabasuhuza mu byubahiro byinshi, nabo bakanyishimira cyane bampa ikaze, ari nako banyihanganisha kubw'ibipfuko nari mfite mu isura. Nakomeje mu biro byanjye. Mu kugeramo mu biro byanjye natunguwe no gusanga ibintu bijugunyanze cyane, nibaza uwamvogereye ibiro kandi nari nasize nkinze. Ibyo nabitekerejeho umwanya munini, nisanga natangiye gutekereza kuri Adurise, aribwo nahise nibuka ko nasohotse nihuta ngiye kumushaka. Nuko mpita mbona impamvu ibintu bivuyanze, kuko ari njye wari wasize ntabisize ku murongo. Ubwo natangiye gushyira ibintu ku murongo nubwo nari nakererewe. Ako kanya ngitangira gutondeka ibintu ku murongo, sekereteri wanjye yahise yigera nubwo ntari namenyeye igihe yakomangiye. Byatumye yiha ikaze ntamubwiye ngo yinjire. Sekereteri mu kumara kwinjira yansuhuzanyije icyubahiro cyinshi, arangije anyiseguraho kuba yinjiye ntamuhaye ikaze. Nanjye mubwira ko nta kibazo, nuko atangira kuntondekera ibintu abishyira ku murongo neza. Arangije musaba raporo z'akazi, nuko arazizana musaba kuzinsomera, nuko asoma byose, ari nako nanjye ndimo kwandika muri agenda yanjye utw'ingenzi. Sekreteri yamaze kunsomera raporo ambwira ko hamaze kugera amabaruwa 1428 bapiganirwa umwanya wa general manager. Natunguwe n'ubwinshi bwabo, mubajije uko bakora ibizamini bikorwa, arambwira ati bajya muri sale bagakora ibizamini bateguriwe, nuko bigakosorwa na chairman afatanije na vice chairman, kuko n'ubundi ari bo baba babiteguye. Gusa sinzi niba ibizamini mwarangije kubitegura, kuko ubu tuvugana bose bari muri sale bategereje ikizamini, kuko ku itangazo ry'akazi twari twababwiye ko ikizamini cyanditse kibuno munsi saa 8. Noneho
interview ikaba ejo saa 3, aribwo nyuma yaho haboneka uwatsindiye umwanya wa general manager akerekanwa saa 8 ahita atangira akazi. Lucas: Sekreteri yamaze kumbwira gutyo numva nguye mu kantu nibaza ukuntu abapiganirwa umwanya bategereje ikizamini kidahari. Ndongera nibaza ubwoko bw'ibibazo babaza, ndongera nibaza ukuntu umuntu nkanjye utarakandagiye mu ishuri byibuze n'umunota umwe nategurira ikizamini. Intiti zize za kaminuza na za masters, kuzamuka kugera kuri doctora na professor na za PhD, nibajije ukuntu n'abakosora ibintu bize kandi ntabyo nzi. Nanone nibajije niba nababaza ibijyanye n'ibibazo byo ku muhanda no kuba umushumba n'uburyo baterura boro, nuko wakwitwara mu gihe ufashwe wiba kuko ari byo nakuriyemo, akaba ari byo nzi gusa. Nanone kandi nibajije impamvu abapolisi batafunguye uwari vice chairman Max Asha kandi ba Juda bari bamaze kwiyemerera ko bamugambaniye. Natekereje kujya kubasezerera ngo bazagaruka umunsi ukurikiyeho nabiteguye neza, ariko mbona byahesha isura mbi abamakabe hoteli na televiziyo. Ako kanya nahise ndeba ku isaha mbona ni saa 7:42, nibaza igihe ibiryo bya saa 6 byagereye, nibuka ko naje nkerewe cyane. Ako kanya mu buryo bwo kwirinda kwangiza izina ry'abamakabe, nafashe icyemezo cyo kubabaza ibibazo bisaba gusubiza usobanura uko byumva cyangwa bitewe n'imyumvire yawe, ariko nibanda ku bibazo bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi n'imibanire hagati y'abantu, mbaza mu rurimi rwacu ntitaye ko hashobora kuba hari n'abanyamahanga. Ikibazo cya mbere cyagiraga kiti: kuki abantu baharanira kwigwizaho imitungo myinshi hano ku isi ubutarekera kandi bazapfa bakabisiga? Ikibazo cya kabiri cyaragiraga kiti: ese ni gute wakwitwara mu gihe wakira abakugana? Ikibazo cya gatatu cyaragiraga kiti: kuki mushaka gukora muri hoteli abamakabe? Icya kane cyari kirimo ibibazo bibiri, icya mbere kivuga kiti: ninde washinze abamakabe hoteli? Icya kabiri kivuga kiti: yasimbuwe nande? Ikibazo cya gatanu cyaragiraga kiti: ese ni ibiki biranga umukozi nyawe? Icya gatandatu ikivuga kiti: ni uwuhe mwihariko n'itandukaniro ry'umuryango w'abamakabe n'iyindi miryango? Lucas: nkirimo kwandika ibibazo ngo sekreteri ajye kubyandika kuri computer, twumvise umuntu ukomanga, nuko muha ikaze. Akimara kwinjira, sekreteri yahise yikanga cyane ahita yipfuka mu maso. Nge birancanga, nuko nanjye nitegereza uwo muntu cyane nibaza impamvu sekreteri amubonye akikanga. Uko nakitegereje uwo muntu nawe nasanze anyitegereza cyane ubudahumbya. Hashize akanya atangira kudusatira ubona ko yariye karungu. Uko yadusatiriye twegera, sekreteri yahise yubura umutwe andebana ubwoba ambwira ati: chairman, mbabarira ku byo nakoze. Naho uyu mugabo winjiye niwe Max Asha, wari usanzwe ari vice chairman. Sekreteri nahise mubaza nti ngo Max Asha, birashoboka se ko Max Asha ari we uyu mugabo winjira yariye karungu n'ukuntu bambwiye ko ari umuntu mwiza kandi uca bugufi? Sekreteri yahise ansubiza ati: oya rwose bifite impamvu kandi bifite iyo biva, kuko ntabwo yari asanzwe gutya, ahubwo buriya ni abantu bamuhinduye bakamutera umutima mubi. Rwose chairman, nkuko nabasabye imbabazi z'ibyo nakoze mbonye Max Asha yinjiye, mpita nibuka ko ari nge nzira yaciyemo ngo ajye muri gereza. Mana nyagasani! Sekreteri nahise mubaza nti ngo ngwiki? Ngo ni wowe nzira yamwerekeje muri gereza? Ubwo se byagenze gute ngo ube inzira ya gereza nk'uko shitani ari inzira igana mu kuzimu, Yezu akaba inzira igana mu ijuru, icyaha kikaba inzira igana mu muriro w'iteka? Lucas: ako kanya ngitangazwa n'ibyo sekreteri yari amaze kumbwira, nkikanga cyane ndetse ngatungurwa cyane. Numvise umuntu nkozeho mu kubura amaso, mbona n'uwo mugabo Max Asha. Tugihuza amaso mbona aramwenyuye, akomeza kunyitegereza ubudahumbya. Kuri sekreteri ubwoba bwari bwamwishe, arimo gutitira cyane, noneho ibyunzwe byari byamurenze ku buryo wagiraga ngo yanyagiwe n'imvura yo mu kuboza. Ibyo kubibona bintera amatsiko cyane, nibaza icyo sekreteri yakoreye Max
Max Asha gituma mubona umutima ukamucira urubanza umushinja ibyo yakoze ntazi. Njye uko nagakomeje kurebana na Max Asha twembi ntawe uhumbye uretse ko nari nagizemo akantu k'ubwoba kuko Max Asha yagaragaraga wabonaga ko ari umugabo utinyitse kandi uri karume cyane. Nyuma y'umwanya munini turebana yansabye guhaguruka ntacyo avuze, ahubwo akoresheje ibimenyetso. Nkimara guhaguruka mbona yazamuye amaboko yansanganiza ngo duhoberane, nanjye ndayazamura turahoberana. Hashize akanya mfata mu bitugu byombi arongera aranyitegereza cyane. Njye uko yakomezaga kundeba cyane niko narushagaho kumwibazaho byinshi. Nyuma y'akanya gato njye na Max Asha duhagararanya nyitegereza cyane, nagiye nukumva numva aravuze ati rwose ubu ndumva nishimye bitavugwa kongera kubona ishusho y'abamakabe bangize uwo ndiwe n'ukuri. Nibazaga ukuntu umuryango w'abamakabe uzimye burundu kubyakira bikananira rwose. Kuba natinze kugusuhuza nuko nari nagowe no kwakira ibyo mbona nk'uko nari nabibwiwe. Mu by'ukuri si ukubeshya ndakubonye mera nk'uhahamutse ku buryo naburaga gato ngo igihumure. N'ubu ndakibaza niba ibyo mbona ari impamo cyangwa niba ari ibonekerwa ndimo, kuko kugeza aka kanya ntabwo ndiyumvisha neza ko mpagararanye n'umwana w'inshuti yanjye magara Jonathan Makabe. Wowe ukaba kagahinja yari yarise Aritimu Makabe. Ni ukuri ongera umpobere nshira impumu. Nubwo bavuga ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga, nk'uko uyu sekereteri byamugendekeye aho yabonye ishya itamba akibagirwa n'urwo yari yambaye ashukwa n'irari ry'ifaranga akangambanira yirengagije aho namukuye. Nanone akagambanira abamakabe hoteli yirengagije ko yari maze kumwondora, akanyereka ko koko akabaye icwende katoga ngo kanoge, niyo kanoze kaguma kunuka. Nyuma y'uko nirengagije byose yaciyemo nkamuzana gukora hano, nawe ntiyatinda kunyereka ko ari wa wundi udashobora guhinduka na gatoya. Lucas Max Asha yamaze kuvuga gutya azamura amaboko arongera arampobera. Turangije nawe afata intebe aricara, nuko twese uko turi batatu twicara ntawe uvuga uretse Max Asha wandebaga akamwenyura, bya bindi byerekana ubwuzu bufitiye umuntu. Uko yanyitegerezaga akamwenyura niko yahindukiraga akareba sekereteri wari wubitse umutwe mu ntebe, agahita agira umujinya yimyoza buri kanya, ari nako akubita ibipfunsi ku meza. Lucas nakomeje kwitegereza uburyo Max Asha yasuherewe kubera umujinya yari afitiye sekereteri, bigatuma nanjye intekerezo zinjyana kure nibaza icyo sekereteri yakoreye Max Asha. Gusa nacishagamo nkishimira ko byibuze mbonye umuntu ugiye kumba hafi atandyarya nk'uko sekereteri yari anyihishemo. Gusa nanone ntabwo niyumvishaga uburyo sekereteri arimo umuhemu n'uburyo yanyakiriye neza. Ibyo byarantunguye ndumirwa ku mutima nti burya umuntu ni mugari ku buryo bitashoboka ko umumenya wese, kuko hari byinshi ashobora kugukinga nturabukwe na gatoya. Kuko nabonye ukuntu Max Asha yamurebaga nkabona kuko byagenda kose hari igisasu cya rutura yaba yarateze Max Asha bikarangira kimuturikanye, bityo kikamusigira ubumuga bw'umujinya n'umutima mubi. Nibajije icyo nkora muri ako kanya, ndongera nibaza icyo mvuga mbwira Max Asha, kuko kuva yakwinjira nta jambo nari nakavuze kubera uburyo yari atinyitse, ariko mu buryo bwo kwirinda kumwereka intege nke, kuko byari bizwi ko abamakabe bavamo abagabo bahamye kandi bafite ibitekerezo bikomeye. Nahise mvuga nti Vice Chairman, mube mwirengagije ibyabaye byose, duhurize umugozi hamwe dushaka icyateza imbere hoteli na televiziyo byacu. Rwose ndabona ko mugowe n'amateka yabaranze hagati yanyu, ariko munyemerere mube mubyirengagije tubanze turangize gahunda idutegereje. Ibyo bindi tuzabicoca twarangije kubona general manager mushya, bityo mushobora kuba mwinjiye mutazi ibyo turimo, ariko mu by'ukuri musanze turimo gutegura ikizamini cy'abapiganirwa umwanya wa general manager. Max Asha yahise avuga ati ngo ikizamini cy'abapiganirwa kuba general manager? Ndamusubiza nti yego, musanze ari byo ndimo nge na sekereteri, kuko maze iminsi mu bibazo byatumye ntategurira ikizamini cy'akazi igihe gikwiriye, bityo itegereza ibibazo nari maze gutegura ugira icyo bivugaho. Lucas namaze guhereza Max Asha ibibazo arabisoma, kumara kubisoma mbona yikoze ku mutwe nk'umuntu utangaye, ndetse ubona ko afashwe n'agahinda. Arambwira ati mu by'ukuri ndumva bindenze.
ndumva bindenze kuko ndimo kwibaza ku byo nsanze n'ibyo mbona bikantera ubwoba rwose. Ibi bitumye niburamo umutuzo, nibaza icyo nacumuye kugira ngo icyo naharaniye cyo kusa ikivi Jonathan Makabe yasize adasoje bikomeje kuzamo imbogamizi n'abanyitambika batandukanye. Ni ukuri mbabajwe n'abo Makame hoteli na televiziyo bigana kuko si heza na gato, kuko ntabwo numva uburyo hatumizwaho gukora ikizamini cy'akazi nta bibazo birategurwa. Si ukubabeshya, birantunguye ndetse biranambabaje cyane. Max Asha nahise mubwira ni nanjye mu by'ukuri byabanje kunyobera, nibaza ukuntu byashobora gutegura umunsi n'amasaha y'ikizamini batabanje kumenyesha nka chairman mukuru. Nanjye ninjiye mu biro byanjye, sekretari abari byo nyakiriza, byatumye nibaza nti ese ko narindi mu byago by'umuryango wanjye, iyo ntaboneka byari kugenda gute? Mu by'ukuri sekretari ambwiye ko hari ikizamini cy'akazi, mubajije uko bigenda ambwira ko gitegurwa na chairman afatanije na vice chairman. Ibyo kubyumva ntungurwa no kuba baratinyutse gutanga umunsi n'amasaha y'ikizamini cy'akazi nta burenganzira mbahaye. Max Asha yahise ambwira ati ntagushidikanya ibi byose byapanzwe na sekretari mu buryo bwo kwerekana intege nke zawe nka chairman utagira gahunda ngenderwaho, kugira ngo biheshe isura mbi abamakabe hoteli na televiziyo, bitume bagutera icyizere. Nahise mvuga nti ntibishoboka. Ibyo se sekretari yabitinyuka n'ukuntu yanyubahaga mfasha muri byose ngo hoteli na televiziyo mbisubize ku murongo? Max Asha yahise ansubiza ati nyine yakwijijishijeho kwigiraho intama kandi ari ikirura, yiyambika uruhu rw'intama kandi ari bihehe, impyisi mahuma. Buriya icyo ugomba kumenya ni uko umuntu ari mugari ashobora kuguhinduka mu buryo utakekaga, kuko aba yarakwihishemo. Ariko reka tureke kubitindaho, tubanze dukemura ibyihutirwa, naho uyu sekretari azaza kwigwaho kuko ni umugambanyi mubi, no gufungwa niwe igikoresho Juda na Demetrio bakoresheje ngo bamfungishe. Gusa uburyo yatumye mpinduka, kuko iyo nabaga nicaye muri gereza nkibuka uburyo nagambaniwe ngafungwa mu buryo budasobanutse kandi ndengana. Nakwibuka aho nakuye sekretari mukura ahantu habi nkamujyana mu rugo, nkareba nkamugira umukozi wo mu rugo, nkamugira umwana wo mu rugo, nkamutonesha, yarangiza akaba ari we ungambanira. Byatumaga numva niyanze nkanga n'abantu bose. Ariko nkongera nkibuka ko n'ubugiraneza bw'inkware bwayigonze ijosi. Ibyo byose byatumaga ntuza ngashyira ubwenge ku gihe, nkavuga nti uwiturwa ineza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Sekretari yahise avuga ati mbabarira vice chairman, ni ukuri ntabwo nzongera rwose, irengagiza igihe umaze muri gereza. Ni ukuri nanjye ndicuza kuba naratinyutse guhemukira uwemeye kumbera umubyeyi atanzi nkakugambanira. Max Asha yahise avuga ati ibyo byose urabivuga kubera ibihe bikomeye wisanzemo, ariko inyiturano yaho nagukuye narayibonye kandi niyo yari inkwiriye. Nakuzamuriye urwego rw'ubuzima ngo byibuze ugire icyo wigezaho, wisanga ntacyo ubuze, utangira kwiyandarika ubindaya ya chairman Juda n'umuhungu we Pakidesi bagusangiraga nk'abasangira ibiryo. Uragenda uratana wirengagiza impanuro njye n'umugore wanjye twaguhaye, inzira nziza twakweretse kunyura urazisuzugura. Ukizawe nzira birangira udusize, ntiwamenya ko wayobye inzira itunganya, ahubwo uko uyoboka aba ariko wongera umuvuduko mu buyobe, dore ko nta wihuta nk'uwayobye. Wirengagije uburyo nagukuye ku nzira y'igihogere, abagira nabi bakugera niwe benda kugukorera ibyamfura mbi, nkagutabara bikarenga, nkaguha ikaze mu rugo rwanjye mu buryo bwo gusigasira umwari wavutse nk'umukobwa wanjye. Nabuze mvuga nti kangufashe, yenda hari Imana yabimpembera n'umukobwa wanjye aho arakabona umugira neza umwitaho, nkazongera kumubona ameze neza. Ibyo nabikoze nirengagije ko wari icyomanzi cyo ku muhanda. Twakwakiriye mu rugo, turakondora, tuguha amazi urakaraba uracya, turakugaburira ugarura ubuyanja, tukwakira mu muryango, tugufata nk'amata y'abashyitsi. Utuganyira utubwira ibyawe byose, ntitwagutererana kuko twahaga agaciro icyo wavukiye, tukazirikana ubumuntu butanga butitangiriye itama. Mu by'ukuri nyuma yo kutubwira amateka y'amanzaganya waciyemo, impuhwe zaradusaze, twiyemeza kugufasha, twishimira ubutwari
wabigizemo, natwe twiyemeza kugufasha ngo ukabye inzozi zo kuzaba uwo wifuzaga kuba we, nuko tugufasha gusoza amashuri warakikishije kubw'impamvu z'ubuzima bubi bw'iyi si, kugeza usoje nkagufasha kubona akazi hano. Ubuzima butangira kuba bwiza, uradamara rushyira akaguru ku kandi nk'uwageze iyo ajya, wibagirwa aho wavuye. Byatumye wibagirwa iyo ujya n'intumbero y'ubuzima bw'ahasaza wifuzaga kugira. Ibyo byatumye utangira gushukwa n'irari ry'ibintu n'amafaranga ushaka gukira vuba cyane. Byatumye uca inzira z'ubusa mu mubiri wawe mwiza wahawe na Rurema, utanga atitangiriye itama buteza abokamwe n'irari ry'umubiri bagushukishaga ifaranga n'ubutunzi bwinshi. Umubiri wawe urawutandika nk'ugurisha cyamunara. Inkozi z'ibibi zirawutoba ziwugira ubuvumo bw'urukozasoni, hoteli muyihindura indiri y'ibyaha. Iragenda ita agaciro, ihinduka indiri y'ubusambanyi. Abinjiye mu biro byanyu bagasanga murimo gukora ibyo nakwita ubukunguzi, bwakunguriye abamakabe hoteli na televiziyo ikagwa mu gihombo. Kubwo gukoresha umutungo w'abamakabe mwinezeza no kugabanyuka kw'abakiriya. Uko ibyo byabaga niko naguhanuraga nguhana nkwereka uko watanye, ukaba uri mu nzira zidatunganye. Aho kunyumva ukanyihenura aho unyereka ko ntacyo mvuze imbere yawe, biza kurangira bagushutse ngo ugambanire, ndetse ungambanire ntazakomeza kubabangamira. Nawe ubyumva vuba uraza unsanga mu biro byanjye, nibwira ko wisubiyeho uje kumbwira ko uhindutse, ariko ntungurwa no kubona wikuyemo imyenda yose ugasigara wambaye ubusa buri. Ugatangira gutaka nanjye nk'umubyeyi wakureze kandi ugira impuhwe z'igisagirane. Hafi mpaguruka vuba vuba ngo ngufashe, mu gihe nkigufashe ngerageza kongera kukwambika imyenda ngo nkujyane kwa muganga. Ntungurwa no kubona abanyamakuru benshi binjiranye kamera badufotora. Ndongera ntungurwa bikomeye no kumva wowe ubwawe usakuza urira cyane ngo bagutabare ngufashe ku ngufu.